wowe ugize umugisha ugafungura iyi video, ubu ni ubuhanuzi bukomeye Imana yampaye, bwumve ubutega amatwi, ni wowe bureba. Kuba ufunguye iyo video ni ukubera Imana igufiteho umugambi, hari icyo Imana ishaka kuvuga. Uyu ni umukubuzo, uyu icyo ushinzwe mu rugo ni ugusohora imyanda. Ndagira nkubwire ngo Imana isohora ubukene buri mu rugo rwawe, Imana isohora amadeni ku buzima bwawe, Imana isohore iyo ndwara ya diyabete ku buzima bwawe, iyo kanseri, ibyo bikugenda mu maguru, ibyo bigufashe mu mutima, ibyo bigutera agahinda, Imana ikemura icyo kibazo kiri ku buzima bwawe utaraseba. Ndagira mvugane nawe, wowe ubabaye, wowe wabuze icyerekezo, wowe urimo urarira. Hari ubuhanuzi bukomeye Imana impaye kuvuga bw'igihugu ndetse nawe ukirimo. Umaze igihe kinini ushakisha byanga, uri mu buzima bwo gupfundikanya, wabuze icyerekezo. Aho uri kuri uwo musozi utuyeho, buretse kuwuvaho Imana ibanze gutabara, buretse kwimuka muri iyo karitsiye, Imana ibanze kuburesinge, Imana ibanze gukureho igisuzuguriro, Imana ibanze inyuranya amaboko mu izina rya Yesu Kristo. Ubu buhanuzi Imana yampaye burakomeye, simfite ubwoba bwo kubuvuga kubera ko hari abantu benshi bugiye kurokora, ndetse nawe urimo, ndetse niwumva bukurokoye ubuhereze n'undi muntu. Hari impamvu ufunguye iyo video kugira ngo uyirebe, nuko hari ibintu Imana igiye gukora. Iri jambo Imana yampaye rirakomeye, ni ubuhanuzi bukomeye umuntu wese adashobora gupfa kuvuga, ariko kubera umugambi w'Imana, kubera ikintu Imana ishaka, ndavuze ngo reka ubuhanuzi mbutange, kubera ko ari Imana ivuze ngo vuga aya magambo. Reka twifashishe ubuhanuzi, ni umuhanuzi utavangiye, Bibiliya ni ubuhanuzi butavangiye. Ubuhanuzi bwose navuga budashingiye ku ijambo ry'Imana bwaba ari ikinyoma, ariko ubu buhanuzi Imana yampaye, buri munyarwanda wese agomba kumva ubu buhanuzi. Aho uri hose, waba uri mu gihugu cyo hanze, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri umurundi, ubu buhanuzi burakureba, burakomeye. Bwumve, ububike, ubwandike ahantu kugira ngo nibusohora bugashika uzavuge ngo ibi bintu Imana yari yarabivuze. Umva ubu buhanuzi rero. Yeremiya ibice 42 umurongo waho wa 10 biravuze ngo nimukomeze kuguma muri iki gihugu, niho nzabubaka kandi sinzabasenya, nzabashoresha imizi kandi sinzabarandura, kuko nicujije ikibi nabagiriye. Umva, komeza ugume muri iyo karitsiye wababariyemo, aho ngaho wasebeye, aho waburiye urubyaro, aho bavuga ngo camunara barayiteje, aho bavuga ngo uramwaye uraseba. Bibiliya iravuze ngo, ijambo ry'Imana umuhanuzi mukuru biravuze ngo nimukomeza kuguma muri iki gihugu sinzabasenya. Imana iravuze ngo guma muri icyo gihugu cyawe, iki gihugu cy'u Rwanda urimo. Wikwimuka, witega ubwoba n'abaguhanuriye ngo intambara muri iki gihugu. Imana iravuze ngo nta ntambara ihari kandi ntabwo izadusenya, nta ntambara ihari, mukomere mushikame. Imana iravuze ngo igiye kubaka iki gihugu kandi ntabwo izadusenya. Ibyo igihugu kimaze kugeraho, nawe urimo ibyo umaze kugeraho, birashoboka ko washakishije bikanga ugapfundikanya, ariko biravuga ngo nimukomeza kuguma muri iki gihugu sinzabasenya. Banyarwanda, aho uri hose, Imana ntabwo izagusenya. Imana igiye kukubaka, nta muntu uzagusenya. Imana igiye kugushingaho fondasiyo, nta muntu n'umwe uzamenya aho fondasiyo Imana yayigejeje. Biravuze ngo muzashora imizi, Imana iguhe gushora imizi mu bucuruzi, ushora imizi ukomere, mu rushako ushora imizi ukomere, muri bizinesi ushora imizi ukomere, ahantu hose ugenda ushora imizi. Iyo umuntu ashoye imizi, iyo igiti gifite imizi hasi mu butaka, niyo bagica igiti, ya mizi iyo yongeye kumva amazi kirashibuka. Ndagira nkubwire ngo ugiye kongera gushibuka, nubwo ubona byanze, nubwo ubona byagucanze, ukabona ugiye guseba, ukabona ugiye kwikora amaboko. Biravuze ngo ugiye gushora imizi, Imana igiye kugushoresha imizi, ugiye gukomera, ugiye kuba umuntu udasanzwe. Birashoboka ko hari ibyanze ku buzima bwawe, reka nkubwire, ibyo Imana igiye gukora ntibizanga. Imana igiye kugutuguza abantu muri uwo mubabaro, muri ako gahinda, aho ngaho ubona ugiye guseba, aho ngaho byagucangiye, aho wabuze ishusho y'ubuzima, Imana igiye kugutabara. Iyo ndwara reka nkubwire ngo ntabwo ariyo kukwica, niyo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Umurongo waho wa 11 biravuze ngo
ntimugatinye umwami w'i Babuloni, uwo mwatinye ntimukamutinye, niko Uwiteka avuga, nzabaha igikundiro. Imana iguha igikundiro nshuti yanjye, Imana iguha igikundiro mu kazi, Imana iguha igikundiro imbere ya fiyanse, Imana iguha igikundiro imbere y'umugabo wawe, Imana iguha igikundiro imbere y'umukoresha wawe, Imana iguha igikundiro. Iyo umuntu afite igikundiro, imiryango yose irafunguka. Iyo umuntu afite igikundiro, agera ku ntego Imana ishaka kumugezaho. Imana iguha igikundiro, Imana iguhera igikundiro imbere y'umwanzi wawe, Imana iguhera igikundiro imbere y'abashaka kukurwanya. Ndagira nkubwire ngo pasiwadi y'ubuzima bwawe ibitswe n'Imana. Ntihagire umuntu ugutera ubwoba, ntihagire umuntu ugushitura ngo uzaseba, ngo uzamwara. Imana igushigikiye iruta amajwi y'abantu akuvuga nabi. Imana iri kumwe nawe iruta abantu bakurwanya. Imana iruta imbaraga ziguhagurukiye. Ntuterwe ubwoba n'amagambo y'abantu, ntuterwe ubwoba n'abantu bavuga ngo urasebye, ngo uramwaye. Ayo majwi wumva inyuma yabaguca intege, yasezerere uyabwire ngo navuganye n'Imana. Reka nkubwire, uyu ni umukubuzo usohora imyanda. Imana yavuze ngo igiye gusohora ubukene mu rugo rwawe. Imana igiye gukubura ubukene ku buzima bwawe. Imana igiye gukubura amadeni. Imana yanze agasuzuguro k'abapagani. Uko uyu mukubuzo ukubura, niko Imana igiye gukubura ibyari bimaze igihe kinini imbere yawe. Uyu mukubuzo akazi kawe ni ugusohora umwanda. Imana ikoropa umutima wawe, ikuremo icyaha, ishiremo agakiza. Imana ikubura ubukene mu rugo rwawe, ishiremo ubukire. Imana ikura amadeni ku buzima bwawe, nawe guhereze kuguriza abandi. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikubure indwara yose iri mu mubiri wawe. Imana ikubure amadeni yose ku buzima bwawe. Imana ikubure ikintu cyose cyazanye agahinda mu mutima wawe, kikazana umubabaro. Iryo shavu, ako gahinda ukubona byagucanze, Uwiteka gutabara. Bibiliya yavuze ngo muzashora imizi. Reka nkubwire, wikora ikosa ryo kuva muri iyo karitsiye Imana itaragutabara. Reka Imana ibanze gutabarire muri iyo karitsiye. Iyo karitsiye waburiyemo urubyaro, aho ngaho bavuze ngo uramwaye, ngo urapfuye, ngo urasebye, ngo urandagaye. Ndakwinginze guma aho ngaho, Imana igutabare. Ikosa Imana itazakora, ntizagutabarira kure y'aho wababariye. Oya, Imana izagutabara hafi y'aho wababariye. Aho ngaho ubona byagucanze, mu izina rya Yesu Kristo, reka gusengera Imana. Imana igukureho amadeni. Imana iguhe icyerekezo cy'ubuzima. Ubuzima bwo gupfundikanya urimo budasobanutse, Imana ibugusohoremo. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, umubabaro ufite, agahinda, ababorosheje amenyo bategereje kuguseka, batereka bakurebe mu butwari nahawe n'Imana. Ntibazaguseka, ntiuzamwara. Imana iri kumwe nawe, komera ushikame. Imana ntizemera ko wandagara. Imana iri kumwe nawe, irusha abadayimoni imbaraga, irusha nyabingi imbaraga, irusha Satani imbaraga. Hejuru y'imbaraga za Satani hari imbaraga z'Imana. Hejuru y'ibyo ubona bikugwanyije, Imana irahari. Imana, reka nkubwire, ibikuremereye Imana ibiremereye, ibigutesheje agaciro Imana ibitesha agaciro, ibituma urara udasinziriye Imana ibinigagure, ibituma udatera imbere Imana ibisenye. Umwanzi wawe ushaka kugukwena, Imana imubuze amahoro. Buri muntu wese wakwambuye, Imana ikwishurize mu izina rya Yesu Kristo. Igahagaritse umutima wawe, igitumije umutima wawe uhorana intimba, Imana izisore ku mutima wawe. Reka nkubwire ukuntu Yesaya yaravuze ngo nimuhumurize abo bantu. Reka nkubwire mwene data, ntabwo uzamwara, ntabwo uzakogwa n'isoni. Ibyo uri kunyuramo uyu munsi ni ishuri Imana irimo kugutegura. Uzaba shampiyoni. Imana muri icyo kigeragezo, Imana izakugira shampiyoni. Witegwa na bwoba n'amagambo abantu bakuvuga, wivuga abantu ngo Mana bambonye namwe. Oya, abakubonye muri uwo mubabaro bagiye kuzakubona useka. Abakubonye muri ako gahinda bagiye kuzakubona ibitwenge. Ndashimira Imana, iyo itaragutabara iraguhisha. Imana iraguhisha. Wowe tuvugana, Imana ntiyaguhisha. Ibuka wambaye igitenge kimwe, Imana ikakiguhishiramo, ukagifura nijoro, bwaca mu gitondo ukacyambara, Imana ikaguhisha. Kisiga amavuta ya moviti y'ibiceri 200, ikaguhisha. Wasohoka abantu bakabona warabaye inzobe, bakagira ngo wisiga amavuta y'amafaransa yo 500. Imana iba yaraguhishe. Imana ikomeze iguhishe, Imana ikomeze igutwikire. Umwanzi wawe ntakubone, abifuza kubona wamwaye ntibakubone. Uwiteka korosa gutwikire, akubundikire. Indyarya biteguye kuguseka bavuga ngo reka bakurebe, ntibazakubona. Kandi ntihongere kugira ubwoba. Inzira iza kugutabara ntabwo Imana izayinyuza ku mwanzi wawe. Oya, Imana ifite aho igomba kunyuza ibyawe. Kandi ikintu nshimira Imana, wikongera kurira, wikongera guhangayika.
Imana ipuraninga umugambi wo kukugirira neza, ntabwo yatumiye mu nama umwanzi wawe ngo aze nibura atange komantere avuga ngo ntitushaka kutabagwa. Uzatabagwa, uzakomera, uzagera kure. Indwara yose iri mu mubiri wawe ndayisenye mu izina rya Yesu Kristo. Buri kintu cyose kigenda mu nda yawe, lopila hadiyazifu, iyo ndwara yawe ndayisengeye ikuveho. Ibyo biri mu maguru yawe bivemo, ibyo bigenda mu mavi yawe bituma ugenda ucumbagira bivemo, ibyo bintu birara bigutondagira Uwiteka bikureho mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze iyo sura yawe basize icyangiro, abantu bakakwanga utazi impamvu, kuva uyu munsi Imana iguhereza igikundiro mu butwari nahawe n'Imana. Guhera uyu mwanya ndagusengera uwo mutwe w'uruhande rumwe Imana iwugukize. Abo bana bawe babuze ubwenge Imana ibahereza ubwenge. Uko gukora ugashora ntiwunguke, Imana igukureho igihombo. Mu butwari nahawe n'Imana ndaguhanuriye, Imana igukize umubabaro, Imana igukize igisuzuguriro. Ndagukunda, ni Prophet Imana ivuga. Iki ni icyumba cy'ubuhanuzi. Uwiteka akugirire neza. Ndagukunda, kanda subscribe, wibuke gukora share. Ndabakunda, Imana ibahe umugisha. Hari abantu bamaza ngo dusengera he? Dusengera Kabeza ya Remera, aho bakunda kwita Samuduha mu cyapa, aho imodoka zihagarara mu Rubirizi neza. Iyo ugeze aho ngaho mu cyapa ubaza mu kigo cy'abazungu, nimwo dusengera, cyitwa Hoyewamu. Icyo kigo niko cyitwa. Vayo dusengane. Dusenga kuwa kane guhera saa 7 kugeza saa 11. Ku cyumweru dutangira mu gitondo iteraniro rya mbere rigasoza saa 6. Nyuma saa 6 tugakora igitaramo cy'amasengesho cy'imbaraga. Ndagutumiye muri Power of Prayer Church. Imana izakugirira neza. Imana ntizemera kuseba. Umugambi w'Imana kuri wowe ni mugari, uruta umugambi abanzi bagufiteho, uruta umugambi abanyeshari bagufiteho. Umugambi w'Imana kuri wowe uherekejwe n'inkota y'Imana, uzitambika azapfa, umugambi w'Imana usohora. Imana yaraboroheye uku kwezi kutararangira. Imana ntizemerera umwanzi wawe gukomeza guhora gukwena. Imana igiye kuguteza intambwe, babigwanye cyangwa babireke. Buri bariyeri yari iri imbere yawe Uwiteka yikuyeho. Shalom.